CCM nimba imaze imyaka 40 se cyangwa 56 ninga ariko iyo umwikamire ni 40 ariko tunabare ko 30 kuva kuri independence wenda CCM da yego tubare kariyo ariko si ukariyo yimaze imyaka 40 itanga perezida basimburana none se Museveni ubona Bobi Wine atamugurukana none se ubona batarasa abaturage 15 mu muhanda kandi Bobi Wine ntibamukure kuri ballot none se CCM yo kuki yakweta indurisi kuri ballot niba ngo CCM yagezaho Museveni ageze ariko Museveni abarusha ubwenge we kuvuga ngo Bobi Wine ndamureka agire n'amajwi 36 ndamureka ariko turi kumwe mu bwengo nakureka nagira kuri presidence ntuzamenya n'inzira yinjirayo yego ariko ndakureka none barabakumira ngo ntihagire niyo ikindi abantu biga kumenya ko kuba opposition ushobora gukora nka Raila Odinga kuba Raila Odinga atarigeza president ntabwo bisobanuye ko ibintu byaga muri Kenya atabigiragamo uruhare yashoga kuvuga ati ndashaka ko ibintu muri presidence bafata uyu mwanzuro kandi akakora manevre mpaka bawufasha atabaye president misali ikindi suri gukorera igihugu n'abanyagihugu ariko ikindi cyakubwira twibukiranye yuko icyama cyo mu Uganda cyagiye 86 ikiro mu Rwanda cyaho 94 nyuma y'imyaka 8 none se ubwo i Kigali ho nyuma y'imyaka 8 tuzadufite ibiki ariko ikiza gihari nuko i Kigali bahora bacanga ikarita bazihindura bashyizihindura ko bazi neza ko nta gahora gahanze bazi neza yuko politike nyine ni uguhora ureba igikenewe ureba icyo abaturage bashaka warangiza ugatanga ibisubizo birambye ariko uwakigirira ndamagabo nka CCM wese ntago yamara imyaka 40 bitaramubaho kuko na hano haceze 32 haracyabura 8 ariko twe hano ntago dukora nka CCM nakubwiye rwarakabije nakubwiye ta kubera iki hano tuzi ibyo aho tuva ni kure amateka arashaririye kandi naho tujya ni kure kandi ibyo duhangana nabyo ntago wabizanamo imizanazanyo byaba ibindi ariko ikindi hano buri munyarwanda wese ararya at least ibyo umuntu uri muri mageragere abona n'umunyarwanda uko waba yitwara kose bikugeraho cyangwa urabibona biciye mu nzira zimwe cyangwa izindi ariko aho hantu bahongera izindi mbaraga nje mu Rwanda nakifuje ko tugira ahantu bijya biba muri za Amerika bikorwa n'amasosiyete civile natwe twayakora ku buryo niba umaze iminsi 3 utarya uza bakaba bafite aho babirebera warangiza cyangwa se bakajya no kwa mutwarasi bakabireba umuntu umaze umunsi wa mbere agashyiraho wa kabiri atarya bakaba batetse akawunga n'ibishyimbo bakavuga bati uzajya waviremera ukaza umva abantu akantu azana agashyira bakakazamuka akagashyira nko muri mera neza hariya hejuru urahazi abantu bajya kurira biravuze ngo nimba inzara yakwiciye Remera uragusaba kugenda n'amaguru mpaka kugeze mera neza ukarya akawunga dokangana gutya nk'akaganza n'udushyimbo tungana gutyo mani magambo nturi bwiyavantire ngo uze kubeshya ngo urye iyo kawunga kandi wagenza urwo rugendo byanga bikunda uraza kurya iyo kawunga ruko nyine niyo manuzanyo nko kuvuga iki ndashaka u Rwanda byaba ari igihano aho dushobora umva umbwire iyo kawunga agiye n'amaguru ibirometero turashaka u Rwanda aho umunyarwanda aho umuyobozi yavuga ngo nta munyarwanda n'umwe rutoki uburara keretse uri mu masengesho yego reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byo kumurwa live TV aho muri hose ndabifuriza kumererwa neza nitwa Karabo Kimana nyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti hano imbere yanyu rero twongeye kugira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umusesenguzi mu bya politike akaba Apotre Mutabazi ikaze mu kiganiro murakoze kumikaze yego ndagira ngo rero namwe mwese mudukurikiye mwumvemo nyine ikaze mu kandi subscribe abatarayikora mukoreshe ya mushyiraho na commentaire kugira ngo ibintu bigende neza Mutabazi rero ikintu namutumiriye tugiye kuganira mu birimo biravugwa hano mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari ariko ubwo turibanda hano mu gihugu cya Tanzania mu minsi yashize twaramutumiye kuri Kongo se ubutaha tukazajya kuri Tanzania oya mu Tanzania niyo tugiye kwivugiraho twivugiye kuri Tanzania kuko ubutaha nibwo tuzagutumira tuzavuga kuri Kongo tukavuga kuri Kongo kuko Kongo twabivuzeho mu kiganiro cya mbere okay muri Tanzania mu minsi ishize twahabonye imvururu zirimo ziraba Kongo imaze imyaka 64 twavuga ko yari ibonye independence cyangwa se
ibayeho neza abaturage nta rusaku rw'amasasu nta biki. Ejo bundi rero ku bwa Samia Suluhu ubwo habagaho kongera kwiyamamaza, byagaragaye ko yatangiye kugenda afunga batavuga rumwe nawe, yiyamamaje ari wenyine. Ibyo nabyo uraza kubitubwiraho uburyo umuntu yiyamamaza ari wenyine akanatangaza amatora ngo yatsinze nde. Oya, biyamamaje ari 16 kuki wamwise wenyine, ariko byarangiye se ari bose bahari, bose bari kuri liste z'itora, bariyamamaje bagera kuri finale, bose baranatorwa. hari umuntu wambwiye ngo numwe wiyamamaje wenyine. Oya, impamvu bavuga ngo ni Mama Samia versus Suluhu cyangwa se versus Suluhu versus Hasani, ngo nyine bashavuga ko ari we wenyine, nuko abopoza bafite imbaraga bose yarabereye, yabashyize ku ruhande arabafunga, abandi abagira ineligible. Yego, what is unacceptable nibyo witwa Mo Ibrahim w'umubiliyoniya wo muri Afrika yavuze bamubajije ku by'amatora hariya. CCM rero irimo irakora amakosa, kandi ubundi twajya tuyemera nk'icyama cy'amahoro, cyama cya ujama, cya siasa na ujama, ariko Arusha ariho amasezerano. Nk'ubusu urugero, hari abantu bakongera kujya gukora amasezerano y'amahoro cyangwa n'ibiganiro Arusha, biragoye kandi naho amahoro ntayahari, ntabwo bizongera kwemera. Rero cya kintu batakaje ni ikintu kiriya cyiciro kiravaho. Bishobora kumara, ariko nyine ntabwo bigifite signification, bakajyaho batari system, ntabwo bigifite signification yabyo. Ni ikibazo gikomeye. Okay, noneho rero imyigaragambyo yarabaye, abanyakenya bakajya baza bakavuga bati ariko natwe turashaka kwinjira tukabafasha, abandi bakabakumira. Iriya myigaragambyo mu myaka 64 Tanzania ibayeho neza, itewe n'iki, bigenze bite mbere yuko twinjira kuri Samia ngo nawe tumuvugeho? Ikintu cya mbere bitewe nuko CCM iyobora nka NRM, ikanayobora nkuko ano cyama kiri mu Rwanda kiyobora, ariko uretse cyo mu Rwanda cyo gifite ubwenge bwinshi, kuko hari ibintu gikora bo batafite ubwenge bwo gukora, nko cyase batazi ko ari nuko barirara cyane. Icyano ntikirara. Ariko ibi byamukari bitatu byitwara nka CCP yo muri China, Chinese Communist Party. Ariko ikibazo gihita kiba iki ngiki, ko muri kwitwara nka Chinese Communist Party muri China, kuko icyambere mufite capitalisme, China nyine hari communism. Bivuze ngo uburyo muyobora bwabo uburyo bwayobora n'imyaka 1000 cyangwa n'imyaka 100. China bo bayoboreye muri communism, abandi bo bari muri capitalism, kandi bagashaka kuyobora nk'abari muri China. Kubera yuko uburyo bwo kuyobora muri communism uri kuyobora abantu bose barya, kandi byagizwe mu ruhare na leta. Nubango ukora cyane ukora buhoro, uwize cyane uwize buhoro, bose bararya, bose barambara. Bityo biroroshye kubayobora muri style ya CCM. CCM yaragiye iyobora, Nyerere ashaka kuzana ibintu bimeze nka communism, ariko ayizanyirananirana, irangije ntiyayikora byuzuye. Bivuze ngo atabaruka icagase. Hassan Mwinyi aje arongera arashiftinga, agarura Tanzania muri capitalism. Abantu ntibabimenya. Noneho ayigaruye muri capitalism, bakomeza ya style yakoyininzwe cyangwa se yacuzwe na Nyerere ya Chama Mapinduzi. Noneho ariko bibagirwa ko iyi style ugomba guhora ucekinga ko buri wese ari kurya. No, style ya CCP, style ya RPF, style ya NRM, style ya CCM iryoshye, ishoboka neza, buri muturage yakoze ku munwa. Noneho CCM rero yo yaragiye aho hanira hibagirwa. Noneho haza ibintu by'ibisambo na mafia muri CCM. Pombe Magufuli aje, we areba kure, ashyira umuturage ku isonga. Ubwo Pombe Magufuli yaragiye i Rusororo aricara ariga, cyangwa se yarakoresha style isa n'iya Rusororo, vuga ati umuturage ku isonga. Noneho bya biryi, bya bisambo, za mafia za CCM ziramwica. Ngiye ntago njya nkora ubusesenguzi bwanyu bango Pombe Magufuli ngo yarapfuye. Ushaka kuvuga ko yapfuye, ubwo n'umunyamakuru yambwira ko yapfuye, ariko ngiye nk'umusesenguzi ntago njya mvuga yuko yapfuye, uvuga ko yishwe n'ibisambo bya CCM. Ari nayo mpamvu byahise bifata umurongo yari yafashe, bita biwucamo imikato, bita biwuhindukiza, kuko babonaga atajyana n'umurongo wabo. Noneho bahita bazana Mama Samia. We Mama Samia arengana, ntago ari uyobora Tanzania. Abishe Magufuli nibo bamushyizeho, cyangwa se nibo baje kumukoreramo, nawe abona atabarusha imbaraga nk'umumama, by'umwihariko batese abantu munanguye Magufuli ngende barega agatuza.
tugaruke rero CCM arimo arakorera mu kwaha kwabo. CCM yaragiye yibeshya ku Batanzania ngo ntibakora imyigaragambyo, barongera bakora overconfidence ngo dufite ubutasi ngo bwa danje, ngo nta kintu wakora ngo tutakiburizamo, ariko ibyo ni ukwibeshya. Iyo noneho bagira n'ubundi bwenge butari bwinshi, ni buke, ngo ni gute wahangana n'abaturage ku manywa y'ihanga ngo mu muhanda, ni gute wakica abaturage bawe. Nabaje abantu babaza, tubwizanye ukuri, abamotari bigeze ibintu byo kwigaragambya gakeya, ibintu bisite gusa nabyo bakahagarara ku muhanda bakavuza ibihoni, neze wagize ngo si uko bitangira, wagize nk'intangira rero arasa amasaso. Ubu mu Kanombe yabuze amasaso yarasa abamotari, abamotari zose 50,000 bose bateranyije mu gihugu hose. None tubaraho muri Kigali baba bigaragambije ntibageze no ku 1,000, ariko ubwo wabara ko 1,000 kigaragambije ukakirasa, hari igihe n'abasigaye mu ngo bahita baza kujoininga. Burya imyigaragambyo ntuzi uko ushobora kumenya uko bitangiye utazi uko biri burangire, ariko abandi bo bigaragambije batwika. Sindabona Rusoro havu itegeko rirasa abamotari ngo bari wenda kwa Rubangura bigaragambye. Byaterwa nuko bigaragambije, ahubwo ujya kubona ukabona ujya wivuga ngo byaterwa. Bari bigaragambije batwika neza inzu, batwika amasanse. Abamotari bose iyo batangiye bavuza amahonuzi bari birangirize. Impamvu batarenza hariya suko ubuyobozi bwacu buza bukababwira bukabatera siyasa, bukabati rero bajyama reka dupange. IGP na Moranye ntiyagiye hariya kuri stade Nyamirambo akavuga ati umusaza yabantumyeho, amatora ntiyari yarabaye, hari ubwo twatugeze mu gihe cy'amatora, ati umusaza yabantumyeho ngo nta controversy izongera kurenza 10,000, ati kandi gutya na gutya. No, abamotari bakabona ngo wow, bwa buyobozi rata buri gushaka kureba ikibazo cya ku gihe hashyizwe inkuru y'abamotari bari kuvuga ati parikingi ntazo, none baratwandikira kubera ko urakura umugenzi bakaba barakwandikiye. Iyi bintu byashyizwe kuri cano biti Igihe, uzi gusesengura wamenya wagwane. Bivuze ngo kandi bibazo ubundi mbere byagaragaje ko byagize gute mu Rwanda. Umuturage wese wavuze ngo inzara iranjya, inzara irandiye, nashobewe, nabuze uko mbaho, ntago bigeze bamwerekeza mu mututu w'imbunda. Tugira ibindi bintu tuba duhanganya, iyo tekinike turayireserva ku bindi bintu, ariko ibi kuvuga ngo ufite inzara tamira, ufite inzara kora akazi, ufite inzara turagushugurikira. Noneho warangije kurya bimbaraga zubaka kandi vuba, ariko numara kurya ukongera ugashaka guteza trouble kubita inkonje kubera ko ugaragaje ko ufite ibindi bibazo n'amatatizo ari inyuma yandi. So rero hari CCM yagomba kureba ko abantu bari kuvuga bati imibereho ni ikibazo, ubuzima ni ikibazo, inyuruzwa ry'abantu batavuga rumwe n'ubuyobozi bwabo cyangwa inyuruzwa se riza gute? Nuwango abantu bashonje bakubwira ati ntago tufite icyo turya, wowe kumva yuko uri magabo uti uzi ico ndico ndakunyuruza, kubera ko abantu bashonje bari nk'abasazi, n'uyo wabanyuruza usubizamo. None se abantu bigaragambyaga bagiye gupfusha 2,000 ukiya kijana ripfuye, abandi bagiye mu handi batazi kijana ryapfuye, ariko baravuga bati ni kakanu ka muri Bibiliya kavuga ngo ibibembe biravuga ngo kuguma hano gupfa no kugenda no gupfa. Bati rero none reka tugende dupfe noneho ariko twagiye. So mu by'ukuri CCM yariraye, CCM abastrategie bayo babirukane kwera, babirukane muri make. Ubu CCM ikintu yakoretse ko urabona mu mboniza kwiye amakuru mfite nuko abantu muri CCM benshi ntabyo baza, ariko hari abahanga muri CCM babandi bacanga ikarita batangiye kubitekereza. Tunduri so wabonye batahise bavuga ko itariki yo kuburana kwe bayishyize hafi. Uzi kigiye kuba? Niyo mama mbwe ndi umutoza w'ikirenga abasesenguzi. Tunduri so bagiye kumukorera urubanza. Urubanza rwe rurangire nk'urw'umugabo bitaga Dr. Christopher mu Rwanda. Rwarangiye ariko aho twasimbuke. Tinduri so azaba umwere. Yemererwa no gukora ibikorwa bya politiki. Umva ikizakurikiraho ntabwo uracyumva. Tinduri so na Bishop Gwajima, Askofu Gwajima, wewe muri CCM, kuko Tinduri so no muri Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, niyo Chadema. Noneho Bishop Gwajima we PM MP wo muri CCM, uwo Pombe Magufuli yaragiye agiwa baravuga ngo mume Askofu Gwajima mu muntorera be député aze ducape kazi mu nteko ndamukeneye. Nuvuga ngo iri jambo Magufuli yamuvuzeho
rigomba gutuma CCM nica nk'ikarita gutya swat Mama Samia Suluhu ndabayitishamo ibintu bibiri. Mama Samia Suluhu n'ubundi n'urubanza rwa politike Tindurisu nabo mwere ahitamo hamagara bakore handshake nk'iyo Ruto yakoze na Raila Odinga, narangiza azane Gwajima nawe uko ari batatu na Samia Suluhu, Gwajima na Tindurisu bifotoze bari muri State House bari gukorana mu biganza. None bavuga bati Gwajima wasanzwe ari muri CCM ariko w'icyaharanira nuko hatagomba kuba yinyuruzwa ry'abantu, atabo bantu muri kwica agatsiko ko muri CCM kica abaturage kabajyana kakabatorotira, ati ntago nzabyemera. None amuzane mu nteko nako muri presidence azane na Tindurisu. Tindurisu amubwira ati mpabagabo bawe b'abahanga mu ishyaka ryawe batanu bagira aba ministeri bakore guverinoma d'unité cyangwa se unity government. Donc aho buri shyaka na opposition barishyira muri guverinoma, noti mu nteko muri guverinoma. None barangiza icyo gihe ubukoze ku buryo nese ubu Tindurisu yagushinja iki kandi muri guverinoma wenda usanga nka Minister of Defense ahubwo ari no muri Chadema cyangwa se aho ngaho ariko iyo ministeri ntago wayimuha, ariko nimba guverinoma muyihuriyemo ntago wajya gusenya ibyikora. Yego. None ikindi nimba ibyo batabishaka nibeguze Samia Suluhu, ariko bamweguze yarangije kurahira nubwo arahiriye mu kigo cya gisirikare. Niba mara kumweguza bwa ariko nubwo tumweguje uribuka yuko Pasteur Bizimungu mu Rwanda yeguye muri bibiri, Paul Kagame na Charles Murigande bo muri RPF bose ko ari babiri batorerwa mu nteko, none ntibajya mu baturage dore ko twatukina mu nzi bacyuho nuvuga ngo nabo bakora ku kantu. Beguze Samia bamushyire mu nkiko bamukurikirane, Kikwete nawe bamukurikirane mu nkiko amukurikire, niba mara gufata aba bantu babiri bakabakurikirana mu butabera, niba batabafunga bakabakurikirana mu butabera bakabakora urubanza rw'imyaka 5 bahora bitaba. None barangiza nk'urugero nk'urugero mu Rwanda se witwa Kayumba ngo wari warakoze torture ngo muri gereza ntiyakurikiranwe akanabifungirwa, nabo bavuga ati Kikwete na Samia Suluhu n'abandi babiri bagiye kurikiranwa. Nibarangiza baza n'uwitwa Amfre Porepore wahoze ari SG wa CCM akaza kujya ku ambasaderi muri Cuba no mu bindi bihugu, akaza kwegura akajya yitereka agafata kamera yitsimbye ahantu akamena umuceri. uwo Amfre Porepore niba ataramukuraho umutwe, nimba bataramaramo inzara zose, cyangwa se nimba baranazimazemo bamuvure bamuzane atorerwe mu nteko, cyangwa se bafate Gwajima na Amfre Porepore nkuko bafashe His Excellency na Murigande babatorere mu nteko, inteko ibirimo abadepite ba Tindurisu ba Chadema n'ibindi bitandukanye. So bafite ikarita nyinshi bacanga kuko bari baturage kubajira birashoboka, ariko nibakomeza kuvuga ngo dufite igisirikare dufite ubutasi ngo twabakanda twabica twabarasa, ntago kira gisubizo cyiza. Yewe icyo mbona kuki se Samia bamutorera bamuvanaho ishyaka ntuza CCM ryavuyeho akajya yirindi niba abantu bahaze imiyoborere ya Chadema ni CCM. Samia ni ishusho y'umumama warasha abaturage 2,000 kigero ntago bugomba kubayobora, warasha abaturage nyine yavaho nawe ariko n'iryo shyaka rikavaho. Oya ishyaka ryo babibareretse kuko niyo abaturage bigaragara niyo abaturage bayobora mu buryo buri contraire, niyo abaturage bayigaragambye bavuga ngo hatutaki Mama Samia hatutaki Kikwete, ugezeho bavugamo ngo hatutaki CCM. Igisubizo cya kabiri ntuzigere, nicyo kibazo abanyafrika mbabonamo, kandi nkaba nifuza ko uzabihirahira wese bazajya bamurasa rwose. Oya ariko ni umuntu ugira gute kurasa umuntu buriya iyo kwikiragambye bavuga ngo hatutaki Mama Samia cyangwa se hatutaki Kikwete ntibagomba kubarasa kugeza bavuze ngo hatutaki CCM. Kubera iki mbivuga? Muri politike wishaka kuvuga ngo urazana impinduka ukure icyama utarabona ikindi cyama, kandi ibyama bihari. Umva ngusobanurire neza kandi ndi kuvuga icyama cyabyimba igihugu. Hano MRND yavuye ku butegetsi mu Rwanda, hari FPR nayo ifite igihagararo cyabyimba igihugu kandi yarabigaragaje yanabyimbye igihugu. Rero mbwira ukuntu akora CCM Chadema ntago yanabyimba akarere, ntago iragira icyo gihagararo. Muri Uganda NUP ntago yabyimba Uganda. Aho hantu mujye muhitondera, niyo mpamvu njya akantu ko kwiba amajwi muri Afrika ndagashyigikiye. Chadema ntago yabyimba, navuze nikazangarukara aka kantu ko kwiba amajwi muri Afrika mu gihe tukifite ibibazo dufite karadukorera karadufasha. Simvuze ko mbishyigikiye atagira umuntu binshinja,
ariko ngiye impamvu reka nkubwire impamvu nkagira nubango gatuma tumenya abasikama baje gukora politike ari abanyamitwe ari bawiri nyamitwe uzi impamvu mwese wiba amajwi atanihe n'abandi banyamitwe oya gute se mba bigusobanurira nimba udashobora kurinda amajwi ntiwarinda igihugu ako kantu karumvikanye nimba udashobora kurinda amajwi abantu baguhaye b'inzengeri yego njye mbibateguje mu Rwanda umunsi nzatora umuntu akajya kurira no kuririmba ngo bamwibye ijwi tugahurira mu muhanda nzamutera urushyi bipime metero nikumbi wari umwesikoro kabombo wowe wakabaye ujya gucuruza ibaro uza kumbeshya ko wayobora igihugu none si igihugu wakiyobora tudashobora kurinda amajwi wowe kandi igihugu ugomba kurinda constitution ukarinda ibisambo by'abajenerali ukarinda n'igihugu nyine yego tukamema nimba wibwa amajwi wewe uri mafene wakagombye kujya gucuruza ibaro reka twihute turebe hari abarimo kuvuga ko Samia Suluhu arimo arayoborera ashaka kuyoborera ku gitugu cyangwa se imyumvire ye atashaka kongera kumva umuturage umujya mu matwi ngo amubwira ibyo ashaka ahubwo we ngashaka kuyoborera Tanzania ku gitugu niko bibona ibyo bisambo byishe Magufuli nibyo bikorera inyuma ye ariko kuko ari byo birinze ubutegetsi bwe akisanga ntacyo yabikoraho ariko Masami yararengana ariko nyine babandi babikora ushobora no gusanga bashaka yuko iyo shusho ari igaragara ese buri usanze muri Tanzania badashaka umugore ayobora muri Tanzania bityo kugira ngo n'imyaka 100 iri imbere atazongera kuyobora umugore bagahita bagaragaza ko umugore igihe cyo agiye mu butegetsi amasasu yavuze bakarasana n'ibiki mbese nk'ushaka kuvuga ngo none se ntimwabibonye umunsi umugore yagiye mu bushorishori uko byagenze none se ubwo tuzongera tubyiteze bagabasa naho bashaka kubaka icyo kintu ariko bakacyubaka mu bwenge n'ubucakurana machiavellism mbi cyane kuko societe ya Tanzania iri patriarche cyane ni nkuko n'urugero iyo ibihugu biyoborwa harimo ikintu cy'amoko cyane hari ukuntu abafite ubutegetsi bashobora gukora ku buryo baha abantu ubutegetsi ariko bagamije kubimiriya none ukajya ubona bya bintu bita amoko igice kimwe cyitwa ubwoko runaka iteka uhawe ubuyobozi wo muri cyo swat agaragara ko yibye cyangwa se agaragara ko yibye ari gusaba imbabazi kandi ibyo bintu bikagaragara kuri side imwe yonyine abandi bakagaragara bari kuvuga ubugoryi muri media kandi ari umuyobozi ariko akavuga n'ubugoryi none ukabona on one side biri gutangiramo message ivuga ngo abana batipe mwana na mabura kindi kubashakira imyanya yo hejuru si ibintu byabo mani kuko nese siko mubabona nese siko mubabona that is how they are kaza afite ubugoryi bavuga ubugoryi cyangwa se akaza ari umuhanga akenewe mu by'ubuhanga bwe ariko ejo kumva ngo yibye amafaranga ejo kumva ngo yafasha kamineri ejo mbese kumva hari abantu baba bazi gucanka leta muri ubwo buryo hari rero nge ntekereza yuko bashaka no kugira ngo bakomanyirize umugore muri CCM atazongera kujya mu bushorishori mu gihe by'imyaka myinshi cyane wenda ibyo byose ndi kubonera igisobanuro impamvu igaragara ariko nabyo burya hari abantu babitekereza ko Mama Sami yajya kujyaho nge buriya Paul Magufuli yamaze iminsi yarapfuye mbizi ko yapfuye ariko bitaratangazwa ninde wabikubwiye gusa urumva namukubwira nimba utanamuketse nawe urantengushye none se urumva ari nde muntu wamenye ko umuperezida w'ikindi gihugu yapfuye kandi ari umuntu wa hano i Kigali nyine nawe urabyumva bikirwa ubimbaza ariko bari kwibaza ngo Samia turamuha nubwo constitution ivuga ko ari we wakombye kuba ayobora ariko se turamuha biza kurangira bya bisambo byishe Magufuli bibyemeje ngo turamuha ariko abenshi ntago babishakaga ntabwo babyemeraga Tanzania urayibona gute rero mu gihe kiri imbere mu gihe kiyobowe na Samia urayibona gute abantu b'Abatanzania n'Abatanzaniyakazi babyitwaremo gute ndayibona mu buryo bagomba gushiftinga bajya aho Uganda iri bagomba gushiftinga bajya aho FPR iri donc gushiftinga ugatangira kumva ko ugomba gutangira gucanga ikarita zawe neza nabo mutemeranye ugatangira umuntu wari uri muri Canada ugahita umuzana mu nteko cyangwa se mu ministry
tatatata kubita rwarakabije donga ngo gutangira gucanga ikarita ukumva ko ntago uzitwara cyami, ntago uri umwami wowe. None ugiye gutangira gukora siyasa sasa, ugiye gutangira kujya ukora umubare, kubita umubare ujyane ari ugarure hariya abaturage uba nta kintu cyo bango abaturage no bango CCM igomba gutangira kumva ko igomba kuyobora itega amatwa abaturage. Ikintu cyose bakoze bakabanza akabaza abaturage ngo dukore iki, ese kicyo muri kutubwira cyadushyira muri izi ngaruka, mwarete tugakora iki niki cyangwa tukabikora ukunguka uko bikora ukunguka. Urumva nuko uko Tanzania ngiye kubona bagiye kugravitatinga towards William Ruto kuriya kuntu nyine yacanga ikarita na Odinga. Nuvuga ngo niko Samia Suluhu agomba gucanga ikarita na Gwajima na Tundu Lissu. Apotre duhurize hagiye gutangira kuba ama handshakes, hagiye gutangira kuba position ijegajeza icyama gifite ubutegetsi. Bagomba gutangira kwiga ubwenge bwo kumenya igihe nanone CCM bazayivugururira cyangwa ikavukira mu rindi shyaka cyangwa se igacikamo nk'ibice bitatu bari byo binyeganyiza Tanzania. Ariko nubundi still sizi ukuntu nabigusobanurira. Hari ikintu kiyobora igihugu bita deep state abayirimo bagakomeza ari babandi nubundi bagakomeza ari abantu bo muri CCM, ariko CCM y'ubwayo nka CCM nk'ishyaka igacikamo ibice bitatu n'irya Tundu Lissu rikaza akabane. Ayo mashyaka ukarane akajya korana handshake kugira ngo atizanye imbaraga abashe gufata ubutegetsi, ariko bakabikora babanza guseparatinga deep state n'icyama kuko baracyafite ikibazo mu Uganda, hano mu Rwanda, Tanzania. Deep state ibikibonamo icyama kurenza kwibonamo. Ubundi deep state igomba kuba ari abantu batibona mu ishyaka ryari ryose, kuko nibo bazakubita umubare bakavuga ati rero CCM donc yacitsemo wenda ryitwa RT n'iryitwa RD n'iryitwa RB. Izi eshatu zose ni abantu bacu twakoze struggle, ariko twebwe ntago turi mu byama, twebwe dufite igihugu mu maboko n'umutekano wacyo. Noneho rero dutekerereza igihugu, nitubona iki cyama kiro cyitwa RT twayitangiranye abaturage batakikibonamo, tuzahita ducanga ikarita gisimburwe n'ikiri RB. Ariko ibi byama byose nubundi ni nkaho umurongo ari umwe, ariko hejuru aho abaturage babona tuzajya tubacangira ikarita batazi ko nubundi imizi ari imwe. Donc ni nko kuvuga ngo igiti kiba gifite imizi hasi, ariko hejuru ukajya uhindura amabuye ukayagira umutuku, ejo ukayagira icyatsi, ejo ukayagira umuhondo, ejo ukayakata, ejo akongera agashibuka. Nuko nguko CCM igomba gutangira kuyobora. Yego, ndagira ngo duhurize ibibazo biri muri ibi bihugu. CCM itagira opposition cyangwa igira opposition iwaya wayijegajega ntago igishobotse. Yego, duhurize ibi bintu kuba muri Kenya ibirimo kuhaba bijya ujya kubona ukabona ni copy paste y'ibiri muri Tanzania, ibiri muri Tanzania ukabona ni copy paste bijya gusa n'ibiri muri Kongo hariya mu burasirazuba, ibiri muri Kongo bikajya kuba copy paste y'ibiri hano mu Burundi. Urabona ko mu Burundi naho havutse iriya ngo ni Red Tabara. Ibi bintu ko bijya gusa no muri Uganda ko ari utuntu nagiye numva ngo twudusigi tutuntu barimo kugenda batera udutero shuma ngo ko batavuga rumwe n'ubuyobozi. Urabiduhuriza gute kuki ibi bintu bijya gusa kandi biri mu bihugu bituranye bifitanye bihana imbibi? Ahantu nta kuntu babiduhuriza. Ibi bintu bimeze bite? Bo Abanyafrika bahurira ku kintu kimwe, ndavuga abaturage. Hari igihe usanga harimo benshi gukora ku munwa ari ikibazo, kurya ari ikibazo, cyane cyane mu rubyiruko. Noneho abayobozi bakishyiramo ko hari batinyitse cyane by'iteka ryose, ariko abantu bashonje nta muntu batinya bihoraho. Bagutinya igihe gito ariko ntibagutinya igihe cyose. Reba n'Imana maze ntibayitinya. Umuntu atanyama ngo nge navuye Cyangugu ngo mpanura ngo bigasohora, ngo niyo utama ituro ngo munye niyo utama itike ngo nagwanuriye ngo natana amaguru. Rimba teravuze ngo ariko shanga ibyo uzabyigira kugira ryari. Uzahanura nta turo, wihanure nta tike baguhaye, kandi wavuye Kimisagara ukajya guhanurira i Remera, uzabyigira imyaka ingahe? Ese ko umwana wawe wamubyaye ari kujya muri secondaire uzabyigira kugera ryari? Ese ko Nyirandi Road inzu yari 20 igeze ku 80 uzabyigira kugera ryari?
ujya kubona ukabona wa muntu nese ubwo system itinyitse kurenza Imana, wa muntu uzi imbaraga z'Imana n'uburyo Imana yagushoreza iramutse ibishatse, bagatangira kubangira avuze itavuze kugira ngo atahane 300,000. Nta muntu uzatinyika, nta cyama gitinyika, nta mbundi itinyika itinywa n'umushonji by'imyaka myinshi. Iyo bikabije ni 10 ni 20 ni tarani, ariko ubundi abashonji nta gushobora kubashobora kiretse ubagaburiye. Nta yindi politike kubashonji no kubagaburira ntayibaho. Ntayibaho. I know. Ndakumva cyane. Apotre Mutabazi nukuri udusesenguriye neza cyane. Hari abagereranyaga yuko ibi bintu birimo biragenda biba hirya no hino muri Afrika, cyane cyane muri Kenya, wabonye ko bashaka kwinjira muri Tanzania nabo ngo bigaragambye, bakavuga ngo ahari ibi bintu birimo kuba muri ibi bihugu duturanye, hari abandi bantu babiri inyuma bashaka gukora African Union. Bashaka gukora African Union bakagenda batera biriya bibazo se. Bagenda bakora lobbying muri Kenya, bakora lobbying muri Tanzania. Ntawe hari uri kubikora. Ntawe hari uri kubikora. Ikindi hari abagiye bavuga ngo kuri Tanzania yashinje ngo amahanga batekereje. No, biriya yari imitwe uvuga ngo nimba mwatoye na 98 nta kuntu muri buvuge yuko abakoze imyigaragambyo se bavuye. None bakabatireka tubyitirire abanyamahanga, nubwo wenda hari abanyamahanga 10 babirimo, ariko ntago biriya bintu byakozwe n'abantu 10 nta nubwo ari babitangije, ahubwo ni uburyo kugira ngo babone igisobanuro batanga kugira ngo kibe igisobanuro cyiza nyine cyo vuga ngo 98 mwayakuye. Noneho rero hari n'abandi bavuga ngo biya bintu ngo bizagenda byimuka bijya no mu bindi bihugu. Uvuze gutyo aba ari umunyakuri. Biriya bintu bya CCM bizimuka bijye mu gihugu cyose gifite icyama kiyobora nka CCM. Nimba koko abarimo baranuganirwa ko bishaka ko bizahita byimukira Burundi, nta bwenge n'ubundi buhanga n'andi mayeri bashyizemo, kandi bakabikora igihe kingana n'icyo CCM bikoze. Nko kuvuga iki, CCM nimba imaze imyaka 40 se cyangwa 50 ninga, ariko iyo umwikamire ni 40, ariko tunabareye ko 30 kuva kuri independence wenda CCM da. Yego. Tubare kariyo, ariko si ukariyo yimaze imyaka 40 itanga perezida basimburana. None se Museveni ubona Bobi Wine atamugurukana? None se ubona batarasa abaturage 15 mu muhanda kandi Bobi Wine ntibamukure kuri ballot? None se CCM yo kuki yakweta indurisi kuri ballot? Niba ngo CCM yageze aho Museveni ageze, ariko Museveni abarusha ubwenge bwo kuvuga ngo Bobi Wine ndamureka agire n'amajwi 36 ndamureka. Ariko turi kumwe mu bwengo nakoreka nagira kuri presidence ntuzamenya n'inzira yinjirayo. Yego. Ariko ndakureka. None barabakumira ngo ntihagire niyo. Ikindi abantu biga kumenya ko kuba opposition ushobora gukora nka Raila Odinga. Kuba Raila Odinga atarigeza president ntabwo bisobanuye ko ibintu byaga muri Kenya atabigiragamo uruhare. Yashoboga kuvuga ati ndashaka ko ibintu muri presidence bafata uyu mwanzuro, kandi akakora manevre mpaka bawufasha atabaye president. Misali ikindi suri gukorera igihugu n'abanyagihugu. Ariko ikindi nshaka kubwira, twibukiranye yuko icyama cyo mu Uganda cyagiye 86, ikiriho mu Rwanda cyaho 94 nyuma y'imyaka 8. None se ubwo i Kigali ho nyuma y'imyaka 8 tuzadufite ibiki? Ariko ikiza gihari nuko i Kigali bahora bacanga ikarita bazihindura ko bazi neza ko nta gahora gahanze, bazi neza yuko politike nyine ni uguhora ureba igikenewe, ureba icyo abaturage bashaka, warangiza ugatanga ibisubizo birambye. Ariko uwakigirira ndamagabo nka CCM wese ntago yamara imyaka 40 bitaramubaho, kuko na hano haceze 32 haracyabura 8. Ariko twe hano ntago dukora nka CCM. Nakubwiye rwarakabije, nakubwiye pa kubera iki hano tuzi ibyo aho tuva ni kure, amateka arashaririye, kandi naho tujya ni kure, kandi ibyo duhangana nabyo ntago wabizanamo imizanazanyo byaba ibindi bindi. Ariko ikindi hano buri munyarwanda wese ararya, at least ibyo umuntu uri muri mageragere abona. N'umunyarwanda uko waba yitwara kose bikugeraho cyangwa urabibona biciye mu nzira zimwe cyangwa izindi. Ariko aho hantu bahongera izindi mbaraga. Nje mu Rwanda nakifuje ko tugira ahantu bijya biba muri za Amerika bikorwa n'amasosiyete civile, natwe twayakora ku buryo niba umaze iminsi 3 utarya
uza bakaba bafite aho babirebera, warangiza cyangwa se bakajya no kwa mutwarasi bakabireba. Umuntu umaze umunsi wa mbere agashyiraho wa kabiri atarya, bakaba batetse akawunga n'ibishyimbo, bakavuga bati uzajya uza waviremera ukaza umva abantu akantu azana agashyira, bakakazamuka akagashyira nko muri mera neza hariya hejuru urahazi. Abantu bajya kurira biravuze ngo nimba inzara yakwiciye Remera uragusaba kugenda n'amaguru mpaka ugeze mera neza, ukarya akawunga dokangana gutya nk'akaganza n'udushyimbo tungana gutyo. Mani magambo nturi bwiyavantire ngo uze kubeshya ngo urye iyo kawunga kandi wagenza urwo rugendo. Byanga bikunda uraza kurya iyo kawunga aruko nyine niyo manuza yanyu. Nko kuvuga iki, ndashaka u Rwanda byaba ari igihano aho dushobora umva umbwire iyo kawunga agiye n'amaguru ibirometero. Turashaka u Rwanda aho umunyarwanda, aho umuyobozi yavuga ngo nta munyarwanda n'umwe rutoki uburara keretse uri mu masengesho umwe wenyine. Kandi wowe bivuze ngo ntawe uburara. Ushobora gusanga ari 3 cyangwa 5. Ndashaka ko na 5 rero tubakuraho. Ndashaka ko na 5 tubera iminwe tubagenera abari. Ariko ntarasoza mbabwira ikintu. Nimba hari ikintu icyama cyangwa regime yakora kugira ngo itange ibisubizo ku banyagihugu, Rusororo barabikoze, reka mbagira inama. Mu Rwanda ibindi bisubizo bituma buri muntu wese arya nitubishakire mu muryango. Ntukarye mwene wanyu atariye. Nimba uri anko w'abantu ko hari ugaburira ntukarye batariye. Hari ugaburira yahaga agashaka kukubita ari wo mu muryango. Oya nyine tubyubakire mu muryango, tubyubakire mu muco, tubyubakire muri kirazira no mu ndangagaciro. Ariko ibisubizo bitabonetse ntimubisabe cyane, ahubwo nidusaranganye mu muryango. Leta ibe capitaliste ariko umuryango ube communiste. Ibyo bintu bizatanga ibisubizo birambye, ubundi dukomeze twibakira u Rwanda twifuza. Ubundi ibiba muri za Genesis za Kenya ntago tubikeneye i Kigali, kuko aho tuva ni kure, amateka arashaririye kandi abagome baracyari hagati muri twe cyangwa se baracyari rekerereje. Dutangiye kuzana ibya Genesis byo muri Kenya hano badusimbukira ku gakanu, amateka makongera kadusura cyangwa se tugasubira inyuma, atari mu bukungu gusa ahubwo no mu bumwe bw'abanyarwanda hakagira icyangirikamo. Rero akabi karimenya imbwa ntigira umushumba, reka tujye tumenya ibishoboka n'ibidashoboka. Ariko nta nubwo hano binakenewe ko nakubwiye uburyo abacanzi b'ikarita n'abahanga cyane, nge ndabemera kandi atari ukuvugira mivumbi kuzamuvumba. Mwakoze cyane. Reka tugushimira Apotre. Mwakoze. Reka tubashimire namwe mwadukurikiye. Imana ibarinde, ibindi nakagaruka kiganiro cye kiryoshye. Mutabazi tuzongera tumugarure. Rero Imana ibarinde.